kureba icyo bita life tugiye checking. Uyu munsi tugiye kureba ikintu bita life checking. Nk'uko bisanzwe, nk'uko musanzwe mubimenyereye, ngarutse ndi Sam Motivator kuri uyu muyoboro. Niba ari ubwa mbere duhuriyeho, abasanzwe murabizi, reka ngusabe kugira ngo ukore subscribe kugira ngo dukomeze twigane ibi bintu, dukomeze twigana aya masomo kandi ukomeze uyumve neza. Ikintu bita life checking rero, niba uzi ko witeguye kujya mu rukundo cyangwa se witeguye kujya gukundana, hari ibintu bigera kuri 5 ugomba kubanza ugacekinga, ukareba ko ibyo bintu koko bihari. Nimba wifuza urugo rwiza, nimba wifuza gukundana n'umuntu neza, mukabana neza, mukagirana urukundo rwiza, ugomba gucekinga ibi bintu bigera muri bingahe? Muri 5. Ni ukuvuga ngo ikintu cya mbere ugomba gucekinga rero, spiritual life. Ikintu cya mbere muri iyi minsi, ikintu kigezweho muri bihe tugezemo, ikintu kiri gutrendinga, ikintu mbega gishyashya, ikintu utagomba kubura mu buzima bwawe, ikintu kigezweho ni ubuzima bukijijwe, ni ubuzima burimo Kristo, ni ubuzima burimo Imana, ni ubuzima burimo agakiza, ni ubuzima burimo ibyishimo by'agakiza, birimo imbuto z'umwuka, birimo umunezero, dore ko n'umunezero ni imwe mu mbuto z'umwuka, burimo ibyishimo, ubuzima bw'agakiza. Icyo nicyo kintu cya mbere ugomba gucekinga. Nimba hari umuntu uzi ko wifuza ko mukundana, ukaba ubona iki kintu atagifite, iki nicyo cya mbere cy'ibanze ugomba guhita ukora icyo bita reject. Ugomba guhita umurejegitinga, kubera yuko isi tugezemo ni isi isaba ko abantu bagomba kuba bakijijwe rwose. Agakiza nicyo kintu kigezweho muri ino minsi. Iki kintu nyiguhitiyemo kurenza ibindi byose. Mbere yuko ucekinga ibindi byose, ujya ubanza ucekinga icyo bita spiritual life. Ni ukuvuga ngo hari inkuru y'umukobwa yabayeho. Ni ukuvuga ngo umusore yagiye gukunda umukobwa aramwanga, kandi uwo musore abantu babona ajya mu rusengero, ariko umukobwa aramwanga burundu, aramubenga, kugeza umusore ajya kugisha inama pasiteri. Murabizi ko abapasiteri bagira iminsi bahura n'abakristo babo, bagira iminsi bakorera ku rusengero. Umuntu akajya, nimba ufite ikibazo ukajya kukimubwira, niba ari icyo gusengera akagisengera, cyangwa se ibingibi murabizi. Umusore rero ajya kwa pasiteri, ajya muri ofisi ku rusengero, muri ofisi ya pasiteri, aramubwira ati rwose uriya mukobwa urabona mbona nta zindi nzira, nta wundi muntu ndakunda, nta yindi nzira, ariko mbona atari kubyumva neza. Amubwira ati none pasita nkora iki? Pasiteri ati ntago mbyumva, urambeshya. Pasiteri yanga kubyemera, ariko birangira pasiteri abyemeye. Ariko nyuma pasiteri aza guhamagara uwo mukobwa muri ofisi, nawe ari wenyine, aramubaza ati uriya musore ko akijijwe, ko biza ari umukristo wacu, nubwo nta gihe kinini amaze, ariko ko twamubatije ubizi, uri kumwangira iki? Ko rwose ntacyo atwaye, ko amafaranga arayafite, aritonda, waye uri kumwangira iki? Ariko umukobwa yaravuze ati arakijijwe, ariko ntago afite spiritual life. Aramubwira ati arakijijwe, ariko nshingiye ku gakiza nabonanye umubyeyi wanjye, papa wanjye. Uyu mukobwa niko yamubwira ati nshingiye ku gakiza nabonye papa yari afite, ndabona ntaho gahuriye na kuriya musore. Aravuga ati papa, hari igihe mama aherutse kurwara, mbona papa aje asa n'ubira ibyuya, mbona aje afite imbaraga zidasanzwe, mbona arapfukamye n'imbaraga nyinshi, mbona akubise isengesho ntigeze numva mu buzima, mbona asenze isengesho ntarumva na pasiteri, ngo ako kanya mbona mama ameze nk'uri kuzuka n'amaso yanjye mbireba. Rero uyu mukobwa aravuga ati ntarabonye umusore umeze kuriya, rero nanjye kuvuga ko umuntu akijijwe aza gusenga buri cyumweru ameze gute, ibyo ntago byampagurutsa rwose, ntago uriya musore yampagurutsa. Karakanyuzemo rero. Ariko ikintu cya mbere ni spiritual life. Nyuma ya spiritual life rero hakaza purpose cyangwa se vision. Ni ukuvuga ngo mbere yuko ujya mu rukundo, nyuma yo gucekinga spiritual life, ujya ucekinga purpose cyangwa se ucekinge vision y'uwo muntu. Ni ukuvuga ngo uyu munsi hari mu cyongereza baravuga ngo it does not matter how you feel but how they fit. Ntabwo uburyo wiyumva cyangwa se uburyo wumva umeze ari byo bigomba kuguha imbaraga zo kwitwara muri ubwo buryo umeze, kwitwara uko kuntu umeze, ahubwo uburyo bifitinga ibyo bikwiye kuguhagurutsa, ukamenya nimba ugiye mu rukundo cyangwa se nimba iyo stage utarayigeraho, ukabanza ukarwana n'ibyo ugomba kubanza kugeraho, ukabanza ukiruka kuri purpose yawe, ukiruka kuri vision yawe. Wamara kugera aho ugera, ukabona ukagaruka mu rukundo. Ikintu cya gatatu rero ugomba
gucekinga. You can see yourself in that vision. You can get yourself in that vision. Ugomba kureba nimba vision y'uwo muntu arimo, cyangwa se vision ari kujyamo, cyangwa se vision yinjiyemo nawe ushobora kuyibonamo. Ugomba gucekinga nimba ushobora kuyibonamo, kuko hari igihe mu buzima bwawe ufite principe wihaye uzagenderaho, wenda ukaba uvuga ngo ngewe mu buzima bwanjye sinzacuruza kubera impamvu izi n'izi, ahubwo nzakora ibi n'ibi, ubuzima bwanjye buzaba bushingiye ahangaha. Noneho ugasanga vision y'uwo muntu we ni ubucuruzi gusa, ni utu business tw'ubucuruzi, ni utwo ngutwo mbega, ariko ugasanga ni ikintu cyiza, ariko ikintu weho utibonamo gitandukanye n'ibyo weho wihaye. Rero ugomba kubanza ugacekinga nimba iyo vision ushobora kuyibonamo. Ikintu cya kane rero, emotional ni ukuvuga ngo ugomba kubanza ukareba rero noneho nimba emotional uwo muntu nawe umukunda koko, umwiyumvamo emotional utagendeye ku kindi kintu cyose. Ni ukuvuga ngo nyuma y'uko ucekinga ibyo ngibyo, ugomba noneho kubishyira ku ruhande, ukabishyira hasi, noneho ugahita uza muri emotional byonyine, ukareba nimba amarangamutima yawe amwemera, ukareba nimba umubiri wawe umwemera, nimba azakugusha neza, mbega ibindi byose ukabishyira ku ruhande, ukareba emotion, ugacekinga emosiyo zawe. Hanyuma rero ibi bintu numara kubicekinga byose ugasanga birahuye, nakubwira ngo go ahead, nakubwira ngo don't stop, nakubwira ngo bonne chance, nakubwira ngo moving. Rero niba twabaye neza, reka ngusabe kugira ngo ukore subscribe kuri channel Sam Motivator, kugira ngo dukomeze twigane aya masomo ndetse n'andi yose turi kubategurira. Mukomeze kugira ibihe byiza, turabakunda cyane.